Ibi nari narabivuze bagira ngo ndabeshya, ariko nago nabiceceka uyu munota. Urihangana no utazakuba unyumva neza, uraza kumenya amakuru yose. Ibi byose byatewe n'iki? Mu minsi ishize nabivuzeho, abantu baravuga ati reka ariko mwajya mureka gutwikisha abandi, mukareka gusenyera abandi bana, mukabareka bakiyubakira. Mu minsi ishize nanone hagaragaye andi mashusho y'umukozi wo kwa Vestina. Uyu ni Ishimwe Vestina. Mu rugo kwa Vestina uwo mukozi yagaragaye ari kwirukanwa asubizwa iwabo, ndetse nganategekwa ko atemerewe gukomeza kuba muri Kigali, ahubwo ahita yoherezwa mu ntara ngo atazamena amabanga y'ibibera mu rugo rwa Vestina, Ishimwe ndetse na Idrissa. Naga ari byo ngiye kukubwira inkuru y'akababaro. Ni inkuru ibabaje cyane. Abantu benshi ubwo Ishimwe Vestina na Idrissa basezeranaga mu mategeko cyangwa se mu murenge, barasakuje cyane, baravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, uyu mukobwa agiye gushaka amafaranga, dore ko bavugaga ko uyu mugabo ari umugwizatunga cyangwa se afite ikintu bita ibiceri bimwe byatari. Yinga afite amafaranga menshi cyane, niko byagendaga bivugwa. Abantu bagakora inkuru ku mitungo ye, n'iri mu Rwanda ndetse n'iri hanze, bakavuga ko afite amafaranga menshi cyane. Abandi bakavuga ku nkuru y'urukundo rwa Vestina na Idrissa, ukumva byose ni inshoberamahanga. Ariko reka nguhe ikaze kuri Kaboji Talks, tubanze turebere hamwe ese ubundi ibi biri kuvugwa koko nibyo Ishimwe Vestina yaba agiye gutandukana na Idrissa, cyangwa se ibi biri kuvuga ko ari guca amarenga ku gutandukana na Idrissa byaba ari byo nyuma y'iminsi mike cyangwa se nyuma y'amezi make atagera kuri 4 basezeranye imbere y'Imana, ndetse n'amezi atagera ku 9 basezeranye mu murenge cyangwa se imbere y'amategeko. Reka mbanze ngugezeho iyi message y'uyu mukobwa Idrissa yanditse ku rukuta rwe. Yagize ati reka mbanze nyikurebere neza nyikugezeho uko yakabaye. Yagize ati, uyu yitwa Ishimwe Vestina yagize ati, today the life I'm living is not the life I choose. I'm living in a bad situation and I did not deserve this. I know I made bad decision in my life, but it's okay. God allows something to happen so we can learn. I have learned a lot. Now no man will ever lie me again, no, to destroy my life. The next man I will choose to be with, I will first get to know him well. Know his family, know his everything about him. No one will use me again. Iyi message sinzi niba uri kuyumva. Uyu yitwa Ishimwe Vestina yagize ati, uyu munsi ubuzima ndi kubamo ntabwo ari bwo nahamye nsaba cyangwa se nahamye nsengera kubamo. Ati ibyo maze kubona cyangwa se ibyo maze kwiga birabaye. Imana duteranyije ngo twige, cyangwa se yaduhitiyemo ko ibi bibaho kugira twige, ariko narize bihagije. Ati nta mugabo n'umwe uzongera kunyangiriza ubuzima. Ati kandi umugabo nzongera guhitamo mu buzima bwanjye ni umugabo nzaba narabanje kumenya neza, ni umugabo nzaba nzi famiye cyangwa se nzaba nzi umuryango, ni umugabo nzaba nzi buri kimwe kuri we. Nta n'umwe uzongera kunkoresha. Uwo yitwa Ishimwe Vestina. Ikindi nakubwira, ibi byose biri kugenda bivugwa, ariko wibuka ko Vestina na biganiro arakora nyuma, uretse ikiganiro yagiranye na Irene ndetse n'uyu muvandimwe we Dorcas Kamikazi, avuga amubwiye aca amarenga, nabwo amubwira ati sha byihorere, sha mwana uracyari muto, tutazigera ushaka cyangwa se utazigera ukenera kurongurwa ukiri muto, uzabanze witonde witegure. Abantu nabwo babivuzeho cyane, barabihwihwisa habura impamvu, ariko Ishimwe Vestina we yamaze kuba ashyira hanze ukuri kose. Muri ihangana inkuru nyibonye aka kanya, ngira ngo mite nyibagezaho, nabyo kurinda kujya studio, nabyo kurinda kugira iki, ati reka mbanze nyibagezeho narindi
mu rugendo nari ndi mu rugendo avuga ati reka nyibagezeho. Ndagushimiye rero, kora subscribe y'Imika Buji Talks, gisabwa nta kindi nicyo ni ugukora subscribe, ubundi nkajya nkugezaho inkuru zose ziba ziri kugenda zivugwa.